Ndi gusuhuza abakunzi ba televiziyo Icyaha Gihire, abakunzi ba televiziyo Ibanga ryo Kwemera ndetse n'abakunzi ba Zaburi Nshya. Uyu munsi ntabwo usanzwe, murabona ko turi kumwe, mwari mumenyereye na padiri, turi kumwe n'undi mushyitsi mushyashya, araje abibwire. Reka tubanze dutangire n'isengesho nk'uko bisanzwe, ubundi ndababa presenta mu kanya. Padi, umwanya n'uwawe, wadusengera. Mu izina ry'Imana Data nta mwana na Roho Mutagatifu, amena. Mana yacu, Mana mubyeyi udukunda, wowe yaturemye mu ishusho yawe, ukaduha umwuka w'ubuzima, ukaduha urukundo, ukaduha ukwemera, ukaduha ukwizera. Twiyoborere kugira ngo tuganire nk'abana bawe, twungurane ibitekerezo, twuzuzanye, kandi ubu Kristo dukesha umwana wa Yezu Kristo utubyarire ubuvandimwe nyabwo, wowe ubaho ugategeka iteka ryose, amina. Ku izina ry'Imana Data nta mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padi, reka tubanze twakire umushyitsi. Ubundi Perezida turakwakiriye, wasuhuza abadukurikiye. Yego, ndabasuje cyane abantu bakurikiye televiziyo zitandukanye, mu izina rya Yezu Kristo, amahoro y'Imana n'abane natwe twese. Nitwa Perezida, mbarizwa muri Zaburi Nshya, ikinyamakuru cya Gikristo kinyuzwaho ijambo ry'Imana, kinyuzwaho ubutumwa bugiye butandukanye, byose bishamikiye ku ntego yo kubwira abantu ko Nyagasani Yezu yapfiriye abari mu isi bose kandi agambiriye kubahereza ubuzima budashira cyangwa se ubugingo buhoraho. Rero nishimiye kubana na padiri rwose, n'umugisha ukomeye cyane kubana nawe, numvaga mbyifuza cyane. Ntekereza ko iby'Imana ikoze ari umugisha ukomeye, ndetse no kuba dukurikiye n'abaza kugira umugisha wo kumva amagambo Imana ashyize muri we. Imana ibahe umugisha mwinshi. Murakoze. Rwose Padi, nawe wadusuhuza, ntabwo twari tuguherutse, noneho ngahita mbabwira ibyo tugiye kuganira. Nanjye baramukije mwese mudukurikiye n'abazadukurikira nyuma kuri iyi miyoboro Zaburi Nshya, Icyaha Gihire TV ndetse na Ibanga ry'Ukwemera. Nkaba ndamukije by'umwihariko umuvandimwe Perezida. Najyaga rimwe na rimwe njya kuri channel ye nkagira ibiganiro numva wenda sinkirangiza, ariko ngasogongera. None turanahuye kuri izi mbuga nkoranyambaga dusangira ijambo ry'Imana no kwemera. Wow, ni byiza cyane. Uyu munsi ni umunsi Nyagasani yigeneye rwose. Ndibuka ko Padi tumenyana mbere yuko kugira tumenyane namwe, ni ikiganiro nakoreye kwa Perezida kuri Zaburi Nshya. Hari ibyo yambazaga bijyanye n'ukwemera, bimwe na bimwe nyine birananira kubihamya, guhamya ukwemera kwanjye. Nuko mwebwe nk'ababyeyi bacu bakuru muravuga muti kariya kana wagafashe twaya tukunganira. Rero bakunzi mudukurikiye, uno munsi njye nta bintu byinshi ndavuga. Perezida mperutse kujya kumusura kuri channel ye kuri Zaburi Nshya, ampata ibibazo byinshi cyane bijyanye n'ukwemera, nk'uko n'undi yarabikoze mbere, ari nabyo byatumye tumenyana n'abapadiri. Birongera birananira. Twifuza ko ngenda muri komendinze ko twasaba padiri bakihurira imbona nkubone bya bibazo akabimuhata. Ni ibibazo bijyanye n'ukwemera kwacu nk'abakristo Gatolika ndetse n'abakristo muri rusange. Hari n'ibishingiye kuri Bibiliya cyane, hari ibintu byinshi tugenda tutumvikanaho muri Bibiliya zacu, Bibiliya ntagatifu na Bibiliya yera, n'amahame amwe y'ukwemera. Tuvuge batisimu, nka batisimu y'impinja yimbajijeho, ambaza icyaha gihira ari igiki, ambaza ubusugi bwa Bikira Mariya, ambaza roho zo mu purigatori, ambaza umuriro w'iteka, ambaza ijuru, ambaza ibintu ngo by'amashusho, ngo dusenga amashusho. Perezida, ubu rero umwanya n'uwawe, njyewe icyanjye ni ukujya nseka gusa nta kindi. Turaganira twese. Turi kuganira, ni ukungurana, ni ukugira ngo turusheho kugenda tugira ibyo dusobanukirwa. Rimwe na rimwe iyo ugize umugisha wo guhura n'umubyeyi nka Padiri Theophile, umuntu aba agomba kwicara akiga, hanyuma akagira ubumenyi yunguka. Rero ndagira ngo nk'uko duhaye umwanya mbanze
mbere y'uko wenda twinjira mu bibazo bimwe na bimwe nk'uko twari twabiganiriyeho, nifuza kubanza kubaza padiri, ese ikibazo cya mbere, kubera iki hariho inyigisho zitandukanye muri Kiliziya Gatolika bigisha cyangwa se bafitemo amahame y'ukwemera, ariko umuntu yagerageza kujya muri Bibiliya cyangwa muri Bibiliya ntagatifu, yagerageza gusoma ibyanditswe byera ugasanga ntabwo umuntu abibonamo, ariko wajya kureba imyizerere shingiro cyangwa se amahame Kiliziya Gatolika igenderaho ugasanga bayagendera, ariko wareba Bibiliya nk'ijambo ry'Imana cyangwa se nk'ibyanditswe byera twahawe dukwiriye gukuramo inzira idufasha kujya mu bwami bw'Imana cyangwa se mu ijuru, ugasanga ibyo bagenderaho ntabwo birimo. Ese impamvu yaba ari iyihe padiri? Murakoze. Ndumva mbere na mbere no tugiye kuganira, ntabwo ari nko mu rukiko umuntu abazwe asubiza, ahubwo no gusangira ubuzima. Biraryoshye cyane burya iyo abantu bemera bahuye bagasangira ku ijambo ry'Imana, ku kwemera, nubwo baba bari mu madini n'amatorero anyuranye, ariko kuba bemera Imana umuremyi wa byose, nicyo ni ikintu gikomeye, kuko hari n'abatayemera. Dufite byinshi buriya biduhuza, nibyo byinshi cyane, ibidutandukanya nibyo bike cyane. Nicyo nahera ku kibazo rero umbajije. Nanone ikindi navuga ni uko burya abantu baganira ku by'ukwemera ndetse n'ibindi ubumenyi busanzwe, hari ukuganira ugamije kumenya ese mushingiye ku ki, identite yanyu, mwemera iki. Urugero, nshobora kubaza nti igihugu cyanyu ni ibiki muhinga, mubaho mute, abaturage banyu imirimo bakunda kwibandamo ni iyi, kugira ngo umenye ubahe. Burya ntabwo burya umuntu yigisha gusa agamije kugira ngo nkomvenge, mpindure. Oya, igikuru ni kubanza kugira ngo menye uwo ndi we ubone kunyubaha, menye uwo uri we ntubahe. Cya kabiri, nimenye uwo uri we nzamenye ibyo nagutira, kuko namenye ni hari ibyo afite njye ntafite, hari ibyo yanyunganira. Hari noneho no kumenya by'amakuru asanzwe, information isanzwe. Hari noneho no kumenya ugamije kugira ngo ukosore wenda nk'igikocamye, iyo hari ikitari ku murongo. Ibyo rero Kiliziya Gatolika yemera, yigisha, igerageza no guhamya, byose byanditswe muri Bibiliya. Byose byanditswe muri Bibiliya, bikaba byanditswe bimwe ku buryo bw'ako kanya bugaragarira buri wese, ibindi ku buryo bw'amarenga, bw'inshamarenga, ariko wumva iyo usesenguye Bibiliya. Nta na kimwe Bibiliya nako Kiliziya Gatolika yemera mu ndangakwemera ya Kiliziya iriya dufite ngo ndemera Imana Data ushobora byose ari mu ijuru n'isi, nemera Yezu Kristo wigize umuntu, wapfuye akazuka, wasubiye mu ijuru, waduhaye Roho Mutagatifu, washinze Kiliziya ukayishingira ku ntumwa, nemera ikizwa ry'ibyaha, izuka ry'abapfuye, n'ubuzima buzahoraho iteka. Mbese ubwo muvuze muri make ndangakwemera. Ibyo ngibyo byose biri muri Bibiliya ku buryo bw'ako kanya cyangwa se ku buryo bw'inshamarenga. Iyi Bibiliya dufite cyangwa Bibiliya ntagatifu na Bibiliya yera, iki gitabo gitagatifu cyabanje guhererekanywa mu magambo, mu mvugo, mbese uruhererekane mvugo. No muri Yohana umutwe wa 21 babivugamo ku murongo wa 24 na 25. Uwo mwigishwa niwe mugabo wemeza ibyo byose, ni Yohana wivugaga, kandi niwe wabyanditse. Byongeye tuzi ko ibyo yemeza ari iby'ukuri. Hari n'ibindi byinshi, nari nibeshye, hari n'ibindi bintu byinshi Yezu yakoze, babyanditse bakabirondora byose, ngira ngo ibitabo byakwandikwaho ntibyakwirwa ku isi yose. Byanditse hano muri Yohana 21 umurongo wa 24. Ubwo navugaga ko mbese hano harimo ibintu nyamukuru, ariko ibyo twemera byose biri muri Bibiliya, ibindi bikaba birimo ariko ku buryo bw'inshamarenga bisaba gusesengura. Ndaza kubereka byose, ntituzagiranye ibiganiro byinshi, nzajya mbereka aho biri byose ibyo abantu bashidikanya. Reka njye ku murongo wundi wa nyuma kugira ngo mve kuri iki kibazo.
ibaruwa ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye abanyakorinti n'umutwe wa 11, niho twumva iryo jambo uruhererekane. Ibaruwa ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye abanyakorinti umutwe wa 11, umurongo wa 23. Njyewe rero dore ibyo nashyikirijwe na Nyagasani, uruhererekane, tradition. Njyewe rero dore ibyo nashyikirijwe na Nyagasani, bikaba ari byo nabagejejeho. Nyagasani Yezu araye ari gutangwa, yafashe umugati amaze gushimira arawumanyura, avuga ati iki ni umubiri wanjye watangiwe. Aho nashaka kugaragaza ni njyewe dore ibyo nashyikirijwe. Ni ukuvuga ngo Yezu ntabwo Yezu yigishije ngo avuge ngo afite umusekreteri ugenda yandika nka dicte. Buriya ikorowani ku basilamu ni dicte, ni icyandikwa. Kuri bo Allah yaravuga undi agahita yandika. Mu gihe Bibiliya ntabwo ari dicte, n'inspire. Abahanga nko mu muzika nk'indirimbo tumaze kumva ya Padiri Leandre, ni poromosiyo yanjye, yayihimbye turi kumwe. Hari ahantu twari twibereye twicaye turi mu mwiherero, areba ikirere cyiza, natire, ibyatsi byiza, indabo nziza, yumva indirimbo imujemo igitekerezo. Iyo ni inspiration. Na Bibiliya rero ni inspire, yahumekewemo n'umwuka wera, Roho Mutagatifu. Ntabwo ari icyandikwa, niyo mpamvu bisaba kuyisesengura, kuyicengera, kuyumva. Kandi yandikwa n'abantu b'icyo gihe, ariko bahumekewemo n'Imana mu muco wabo. Buriya iza kwandikirwa mu Rwanda, hari kuzamo imigani ya Kinyarwanda, umuco wa Kinyarwanda, ibisakuzo, ibisigo, ibyivugo, gutyo gutyo. Ndumva ari uko nagisubiza. Yego. Mu byo numvishijemo ni uko Bibiliya, ibyo amahame y'ukwemera ya Kiliziya Gatolika, ni uko byose biri muri Bibiliya, ariko bimwe bikaba byeruye, ibindi biri mu buryo buteruye. Aribyo wenda nifuza kumenya, se ibiri mu buryo buteruye umuntu abimenya gute, cyangwa se abisobanukirwa gute, usibye kuba yasobanukirwa na Roho Mutagatifu? Ese hari ubundi buryo ushobora kubimenyamo uko yabyanditsemo, ariko umuntu akaba noneho yabimenya? Muri Yohana umutwe wa 16, niba nibuka neza, hari aho Yezu yavuze ngo ngiye kuboherereza umuvugizi, Roho Mutagatifu, Mwuka Wera, azabinjiza mu kuri kose. Iryo jambo rirakomeye cyane. Yaravuze ngo ndacyafite byinshi nababwira, niko Yezu yavuze, ariko ubu ntimwashobora kubyakira. Ntabwo yigeze avuga ngo mbuze igihe. Oya, ntabwo ari Yezu wabuze igihe, ahubwo Yezu nk'umwarimu mwiza, un vrai pédagogue, agenda buhoro buhoro ku gatambwe. Ntabwo wafata za trigonometrie, iyo mibare ihanitse, za étude complète d'une fonction, kubiture ku mwana wo muri primaire. Twebwe tukiri muri primaire baratubwiraga mu wa mbere, mu wa kabiri, ngo gatatu gukuramo gatanu ni kangahe? Ntibishoboka. Bakaduha 10 ku 10, tukagenda twashyize 10 ku itama, ko twandikishaga ingwa, twabikoze. Nyamara tugeze muri za algebra tumenya ko munsi ya 0 hari imibare. Roho Mutagatifu, Mwuka Wera, niwe ugenda twinjiza mu kuri kose, ariko ibyo tumenya gute? Birimo muri Bibiliya ku buryo bw'incamarenga, biri mu gusobanura Bibiliya duhereye ku mwimerere wayo. Nk'isezerano rya kera ryari ryanditswe mu Giheburayo, irishya mu Kigereki. Harimo ijambo tuzabona ntituzavuga kuri Bikira Mariya, hariya ngo wuzuye inema, uhorana n'Imana. Nk'iryo jambo wuzuye inema, usendereye inema, mu Kigereki ni keharitomene. Keharitomene biravuga ngo nta kantu k'akanya na gato k'ikibi, k'icyasha kikurimo. Twebwe iyo tugeze mu Kinyarwanda, wuzuye inema, kugira ngo ni nko kuzura kw'ingunguru, hakaba haburaho gato. Nta kantu, nta mwanya w'icyasha, w'ikizinga. Keharitomene. N'abazi izo ndimi basesengura bo mu yandi madini, yewe n'Abayahudi batari Abakristo Gatolika, baravuga bati iri jambo nta n'umwe wigeze witwa gutyo, n'umwe kuri iyi si witwe keharitomene, ni ukuvuga usendereye inema, imigisha y'ijuru. Noneho bakoresha na present, wuzuye inema, uhorana n'Imana. Ntabwo bavuze ngo uzahorana n'Imana,
ntibigeze bavuga ngo wahoranye n'Imana. Uhorana nicyo bita present continu mu kigereki, uhorana buri gihe, uhorana n'Imana. Twagera kuri ya jambo tumaze gusoma mu ibaruwa yandikiwe Abanyakore, ni iya mbere nyine, uriya mutwe wa 11 twasomye ku murongo 23 ngo iki ni umubiri wanjye. Uhareba mu kigereki ugasanga higeze avuga ngo iki gisa n'umubiri wanjye, no, iki ntakigereranya n'umubiri wanjye, oya, iki kiri mu mwanya w'umubiri wanjye. Nta nubwo yigeze avuga ngo uyu ni umubiri wanjye, yavuze ngo iki. Ni ukuvuga ngo uwo mugati mu maso yawe ni iki, birakomeza kuba umugati mu maso yawe. Nyamara Yezu yabihinduye yabigize umubiri, kuko Yezu yavuga ngo uyu ni umubiri wanjye. Icyitwa umugati, uriya rwererane rwari guhinduka bikaba nk'inyama, nk'amaraso, bikaba nk'inyama itukura. Ariko yavuga ngo iki ni umubiri wanjye. Iyo ugiye mu kigereki ntabwo ushobora kwibeshya ngo traduise uvuge ngo ku mugati ngo uyu ni umubiri wanjye, none iki ni umubiri wanjye, ku buryo wagira ngo ni ikintu. Bisaba rero kujya mu mwimerere, kucukumbura ijambo ryumvugaga rite. Ese wari uzi ko tugiye no mu mateka y'u Rwanda twakumva ijambo, ushobora kubona nk'amagambo, mu mbabare urugero ngiye gutanga ruri ku ruhande gato, ariko ruratwumvise ibi bintu, twakumva umwimerere w'ijambo. Umuntu ashobora gusoma ijambo nko muri jenoside ryakoreshejwe ngo mukore, ni mukore. Umuntu yaryumvaga gukora se hari ikibazo kirimo, ese si umurimo, no, hari ikindi ryavugaga, ni ukwica, no kurimbura. Ariko utinjiye muri context y'icyo gihe n'iryo jambo icyo ryavugaga, ushobora kugira umuntu mwere, ni umurimo bashishikarizaga da, kandi bivuga ibindi bintu. Twakomeza. Reka twicire rero noneho mu bibazo bimwe na bimwe twaganiriyeho na Emmy, kandi byagirira umumaro abakristo badukurikiye. Ikibazo cya mbere, reka tubanze duhere ku cyitwa icyaha gihire. Umuntu ahita yibaza ko icyaha gihire ari ukweza icyaha, kikaba ari ikintu cyiza, akaba ari amakuru mashyashya wenda umuntu amenye, icyaha gishobora kuba imbere y'Imana cyejejwe, hanyuma tukagishishikariza abantu batari babizi. Ariko umuntu aba adasobanukiwe neza, ushobora gukora amakosa nyamara hari ubundi busobanuro. Icyaha gihire bisobanura iki? Ririya jambo ni ijambo ryakoreshejwe bwa mbere na Mutagatifu Augustine. Augustine yitabye Imana muri 430, murumva ari mu kinyejana cya 5, akaba ari umwe mu bakurambere ba Kiliziya, ni ukuvuga le père de l'Église. Akaba kandi ari umunyafurika mu majyaruguru nyine ya Afurika, n'ibyo bidutera ishema. Muzi ubuzima banje kugira, ari umujene, akiri urubyiruko, ubuzima bujugunyanze mu bagore, muki, ndetse no mu buhakanamana. Yemeraga, yari mu idini ryitwa Manichaeisme. Manichaeisme ni ukwemera ngo Imana ishobora byose na shitani ishobora byose. Wakorera kimwe kikaguhemba cyangwa ugakorera ikindi kikaguhemba. Nyamara wareba harimo contradiction, des infinis zakwirwa hehe, wenda nkoresha igifaransa. Yaje guhura na Yezu Kristo ku buryo budasubira inyuma, ndetse aza kubatizwa na Mutagatifu Ambroise, yari umwepiskopi wa diyoseze ya Milan mu Butaliyani. None aravuga ati burya nagushakashakaga kera kose, burya uri imbere muri njye, wowe nari nakubuze, wowe undeba, naragutakaje, wowe umfite. Nibwo rero yanditse igitabo cyiza cyane cyitwa Les Confessions, ni nko kuvuga kwicuza no guhinduka kwanjye. Hari n'ibindi byinshi yanditse, aza muri icyo gitabo gukoreshamo ijambo icyaha gihire. Icyaha gihire ntabwo ari cyo yasingizaga, no, icyaha se kiragatsindwa na Yezu Kristo n'abamwemera. Nta wasingiza icyaha, ntabwo ari icyaha gihirwa, ahubwo hahirwa abava mu cyaha, hahirwa kandi abamenya ko bacumuye bakagarukira Imana bakihana, hahirwa kandi abamenya ko Imana yanga icyaha ariko itanga umunyabyaha. Muri Bibiliya harimo, ndetse si no muri Bibiliya gusa, tuzi le genre littéraire, no kuvuga
uburyo bwo kuvuga, uburyo bwo kuvuga tugiye nko kwa Yobu, mwambwira gute ukuntu ba bantu bazaga kubwira Yobu umutwe wa mbere ngo ibi n'ibi byapfuye, aba n'abo bapfuye, ninjye urokotse gusa, nari nje kukubarira inkuru. Ukumva uje wa kabiri aje asubiramo nk'ibya mbere, kwibaza none se bavuganye bamenye style imvugo bakoresha, ukagira ngo babanje gukora inama. Bivuze ngo mu ndimi zose mu mico yose habamo uburyo bwo kuvuga. Nshobora kuvuga nti Emi wanguriye akarahuri, wanguriye akarahuri. Ntabwo tuba tuvuga muri ino ikirahuri, minsi tuvuga agapeti, ngo wanguriye agapeti. agapeti, wanguriye akarahuri. Undi ashobora kuvuga ati yewe urizi ko uriya muhungu ni rutwe, ukaba wagira ngo ni umutwe gusa nta maguru agira, ni umutwe ugenda wihirika utagira amaguru, utagira ibindi bice by'umubiri. Hari le genre littéraire, les figures de style, uburyo bwo kuvuga. Icyaha gihire nabyo ni ijambo ryinjira muri poezi mu buryo bw'ibisigo, bw'imivugire, ariko badasingiza icyaha, ahubwo basingiza Imana, ubuhangange bwayo n'uburyo yakoresheje iducungura. Mvuze muri make dore aho bituruka. None icyaha gihire iyo tukivuga tuba dutekereza cyane cyane icyaha cy'inkomoko. Muri cya kiganiro mwagiranye na Emi Pro yabivuzeho neza, njyewe nagiye kuvuga ku buryo buciriritse, kubera ko icyaha cy'inkomoko cyaraduhombeje bikomeye. Igihombo umuntu atari kwikuramo na rimwe. Ngiye kuvuga ibintu bitatu nyamukuru twatakaje twese. Icya mbere, twari twararemanywe muri Adamu na Eva. Mvuga ako kantu, Adamu na Eva babayeho ntabwo ari igishushanyo, ariko icyaha bakoze ni péché personnel responsable. Ni ukuvuga ni icyaha bakoze, babitekereje, babizi, babigambiriye. Twebwe icyo cyaha tukiragwa cy'icyaha cy'inkomoko, atari icyaha responsable, ntabwo ari icyaha nakoze natekereje, nabipanze, nabigambiriye. Ni icyaha bita de propagation, kuba turi inyokomuntu, kuba turi inyokomuntu. Icyo ndaza kubisobanura ni mu kimbaza. Reka ngaruke ku byo icyaha cy'inkomoko cyaduhombeje. Twari twararemanywe ubudapfa. Imana yaragennye ko umuntu aremwa ari immortel, ubudapfa. Gupfa, murimo kunyumva neza? Ubudapfa, gupfa, ariko ubudapfa tuvuga kudapfa urupfu rwa kabiri, urupfu rwa roho, urupfu rwo mu mwuka, kurimbuka, guhanwa iteka ryose. Naho gupfa k'umubiri ko gutyo umubiri ugapfa, n'ubundi niyo Adamu na Eva badacumura twari gupfa. Ariko umuntu agapfa adasambye, atagaraguritse, atababaye, atabanje kwibuka amagara, bikaba nk'uko nakuramo uyu mwenda ngahindura undi. Muzi ko Yesu Kristo avuga ngo abasinziriye mu bituro bazakanguka. Byari nko gusinzira, byari kuba nko gusinzira ukicura, byari kuba nk'uko mpaguruka nkajya mu kindi cyumba ntago mbabara. Nyamara kubera icyaha cy'inkomoko, ari urwo rupfu rwari kuba rusanzwe rwahindutse umuzigo, umutwaro, umusaraba, usamba, gutera imigeri, ukabanza ukivuza, ukabanza ugakubita hirya no hino. Icya kabiri, tuza kubona kugabana, kwikururira urupfu noneho rwa roho. Ya roho yari kutazapfa, ubwo ibigabanye gupfa, kuba yahanwa n'ibiri mu cyaha. Icya kabiri twahombye ubudapfa, ubu turapfa. Ubu tugapfa ku buryo bubiri, tugapfa tubabaye kuri uyu mubiri, twaba turi no mu cyaha na roho igapfa, bityo bituma umuriro utazima. Icya kabiri twahombye ni integrite. Integrite ni ubwema. Ubwema ni ukuba ntabundaguza, ntakebaguza. Ubu ngubu uzi ko nubwo umuntu yaba yakijijwe gute, avuga ati ntawamenya umugore wanjye ashobora kunca inyuma, ntawamenya umugabo wanjye yanca inyuma, ntawamenya niba tuzasaza. Mbese turi mu kintu cyo kubundaguza, wagira ngo tugenda n'ipfunwe, ntawamenya. Ugira gutyo ukajya kurambagiza uti ese niwe Mana Nyagasani, niwe wakwigira ubusaseredoti ugira ngo uzabe padiri, nzabugeraho se ntibazanyirukana? Wajya kwenstarira ikoranabuhanga riraza gukunda se? Mbese icyo kintu cyo kuba tutiyizeye, tutifite, tudafite n'abacu n'ibyacu %. Hari n'uwaririmbye ngo iyaba buri wese yamenyaga icyo undi amuvuga ntawareba undi mu maso. Ni ukuvuga ngo
ubwabyo ntabwo ndi integre, ntabwo mpagaze mu bwema mu bushongore ngo mvuge ngo byose ndabimetiriza ndiyizeye. Hari aho mvuga nti niba tujya gukora ikiganiro navuze Nyagasani, aho ntabivuga neza umbabarire. Ni ukuvuga ngo ndi iyo ngabire y'Imana nyitwaye nko mu keso kamene kuza. Twatakaje integrity. Icya gatatu twatakaje icyo bita impassivity, ubutababara, kutababara. Adamu na Eva kubabara ntibababaraga, uranosha ndababara, ariko ubu ngubu uragura imodoka akaba ariyo yaba umuyoboro w'urupfu rwawe, urubaka inzu uti nyine iteje imbere ikaba yashya ikakugwaho. Ubutababara, inkangu yaza, nta wakwirinda byose, buri wese buriya afite ikizamubabaza. Ibyo byose twarabitakaje. Icya nyuma twatakaje kuvukira muri paradizo, ni ukuvuga mu butungane bw'Imana. Twese tuvukira hanze y'umupaka wa paradizo, twarajugunywe, turacocera, twambara amababi, tugira isoni, ipfunwe. Hakaba noneho guterana amagambo, gushinjanya. Wa mugabo wiyamiriraga ngo turi gufa ryo mu magufa yanjye, dore umugore, dore sheri, yaje kuvuga ngo uyu mugore wampaye ni umuzigo. Hari agatekisite nigeze gusoma kwitwa Twastre ngo Nyagasani, que puis-je faire parce que je ne peux vivre ni sans elle ni avec elle. Ni gute nabaho Nyagasani ko ntashobora kubaho ntamufite uyu mugore, ariko nanone wamumpa akansakuriza akamvuganira, mbeho iyo ntamufite ndahangayika, naba mufite ngahangayika. Adamu na Eva baterana amagambo. Uyu mugore wampaye yampaye ndarya, wamumperaga iki? Adamu nawe iyi nzoka nako Eva iyi nzoka biyiremeraga iki? Kutemera icyaha, guhakana responsibility. Mbese icyaha cyashegeshe kamere muntu, kirayimugaza ku buryo ntabwo yari kwikura n'icyo cyobo. Noneho rero icyaha gihire tukivuga gute? Ibyo byose twavukijwe n'icyaha cy'inkomoko. Uhoraho yohereje umwana we Yezu Kristo, aho kugira ngo Yezu Kristo anasane gusa adusubize ibyo twahombye, Yezu Kristo yongeraho noneho iby'ikirenga. Naho ngaho nagira ngo ni inshutso, niho nagira ngo nshukirize. Urakoze cyane. Reka tujye twinjira noneho ku kindi kibazo gifatanye n'icyo ngicyo, kivuga uburyo Adamu na Eva mu gihe cy'isezerano rishyashya, Adamu wa nyuma yaje kuba Yesu Kristo cyangwa Yesu Kristo, hanyuma Eva akaba Bikira Mariya. Ibi bintu ntabwo nabasha kubyumva neza no kubisobanukirwa. Wenda mubidusobanurire. Hano ndabasogongeraho kuko nituzajya kuvuga ubusugi bwa Bikira Mariya, nituzajya kuvugaho cyangwa sinzi niba tutarambira abantu, hari ahantu handitse ngo umugore azakujanjagura umutwe wa nzoka. Yego. Mwazira mu gitabo cy'intangiriro. Yego. Nawe ariko uzamuzanjagura uzamuruma ku gatsitsino kugira ngo ntabivuga uko bitari. Yezu Kristo niwe Adamu mushya, birananditse kenshi mu ibaruwa yandikiwe Abanyaroma. Dusome mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 3 umurongo wa 15. Nkize inzigo hagati yawe n'umugore, n'uhoraho bivuga, nkize inzigo no kuvuga urwango rukomeye hagati yawe n'umugore. Ibaza se uyu mugore abuturutse nindi. Nkize inzigo hagati yawe n'umugore, hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rwe. Yego. Ruzakujanjagura umutwe, urwo rubyaro rw'uwo mugore wa nzoka gashukanye kareganye gatanya, urwo rubyaro rw'uwo mugore ruzakujanjagura umutwe, nawe urukomeretse ku gatsitsino. Hano rero iyo winjiye muri Bibiliya murazi ko hari indirimbo tujya turirimba ngo Kristo amaze gutanga, shitani yakubise agatwenge yizera ngo ndabirangije ntazongera kwamamaza inkuru nziza. Shitani yari izi ko itsinze rwose burundu, itsinze Yezu Kristo umwana w'Imana. Ni gute abantu bo ntabashobora n'uyukomoka, kuko ari umwana w'Imana. Kandi mwibuke ko
shitani izi Yesu. Buriya yego shitani niyo ya mbere yavugaga Yesu ngo ndakuzi uri umwana w'Imana, yewe izi na misiyo ya Yesu ngo waje kuturimbura. yego Ni kenshi Yesu yirukanaga amashitani ubwayo akavuga ngo nzi uwo uri we, uri umwana w'Imana waje kuturimbura. Kuko shitani ni umumarayika ugize mubi. Ariko icyananiye shitani nubwo izi ubwenge byo mu mutwe, hari nk'abantu bazi ibintu byo mu mutwe ariko kubishyira mu bikorwa bibananira. Na shitani izi ni ikinyabwenge ariko cyabuze gupfukama, cyabuze gushengerera, cyabuze kuramya, kumvira. Uwo mugore ufite urubyaro ruzajanjagura umutwe w'inzoka, ariko n'iyo nzoka nayo igakomeretsa ku gatsitsino. Hano ku gatsitsino ugiye muri Bibiliya ni ahantu horoheje. Mwibuke za ntumwa ko zajyaga kwamamaza inkuru nziza ngo nibatabakira muzakungute umukungugu wo mu birenge byanyu. Ni ukuvuga aho hantu hanyu haciriritse hahura n'imyanda h'agaciro gake, mubasigire mwigendere. Ni ukuvuga ngo ntibazabatwara icy'ingenzi. Icyo Bibiliya ivuga aho ngaho, muzakungute umukungugu w'ibirenge byanyu mubasigire mwigendere. Ntibazabatwara icy'ingenzi kibabeshejeho. Na shitani izakomeretsa Kristo ahoroheje, ntizamwambura k'umwana w'Imana, ntizamwambura umurimo wo gucungura abantu. Mbese ni nko gukomeretsa byoroheje, ariko Yesu we azayijanjagura umutwe. Tukazagira no mu gitabo cy'ibyahishuwe tukumva wa mugore bakongera kumugarukaho ngo utamirije urugori rwera rw'inyenyeri 12, imiryango 12 ya Isiraheli, intumwa 12. Ni ukuvuga ngo Bikira Mariya asumba abamarayika n'abatagatifu bose, atamirije ari hejuru y'abo ngabo. Urwo rubyaro rwe ni we, Bikira Mariya ni we Eva mushya wabyaye Yezu, Adamu mushya uzajanjagura ya nzoka ya kera gashukanye Sekibi. Nituza kugera niba twabigeraho uyu munsi ku busugi bwa Bikira Mariya se yabyaye abandi bana, nzabereka turabigeraho nabyo, ariko dushamikiye kuri icyo kibazo warubajije. Iyo tugiye mu isezerano rya kera batwereka Adamu wasinzirijwe hanyuma agakurwamo Eva. Wenda bifite wenda ikindi kintu bisobanura cyangwa se igishushanyo byashushanyaga, ariko tugiye kuri Adamu mushya na Eva mushya, ubwo ngubwo ntekereza ko ubwo twakabaye tuvuga ko Eva yakabaye ari umugore, nako ni umugore wa Adamu. Tujya kuvuga Yesu na Bikira Mariya, ubwo Bikira Mariya yaba ari umugore wa Yesu, kuko Adamu na Eva bari umugore n'umugabo. Yego icyo ni ikibazo cyiza cyane. Dukoresheje mbese nk'icyo kigereranyo, yego turimo kongeramo mushya. Iryo jambo mushya rirakomeye. Ikindi, Bikira Mariya turavuga tuti Bikira Mariya nyina w'Imana. Nzabisobanura impamvu tuvuge kuko Yesu Kristo ni Imana. Muri Yohani 10:30, Yohani 10:30, Yesu aravuga ngo nje na Data turi umwe. Nje na Data turi umwe. Tugakomeza, icyo ni igisingizo cya mbere Bikira Mariya. Bikira Mariya nyina w'Imana. Icya kabiri, Bikira Mariya epuze umugeni wa Roho Mutagatifu. Bikira Mariya washakanye na Roho Mutagatifu, épouse du Saint-Esprit. Turabisoma muri Luka umutwe wa mbere. Igisingizo cya gatatu, Bikira Mariya nyina wa Yezu. Ni ukubera kumvira kwe, ya fiat Emipro yarayisobanuye ubushize, kwa kumvira kwe kwasimbuye ugusuzugura kwa Eva. Ni ukuvuga ngo Eva wa kera yagiranye ikiganiro na shitani mu ishusho y'inzoka, mu gihe Eva mushya nubwo tutaba tuzi Bikira Mariya, tujye nko mu mibare uti ariko ninde wagiranye ikiganiro n'intumwa y'Imana n'Imana ubwayo, tukabona noneho umukiro, tukabona umukiza, urumuri. Biri muri Luka umutwe wa mbere, aho marayika Gaburiyeli yatumwe n'Imana ku mukobwa w'isugi ari we Mariya, aragenda ati ndakuramutsa mutoni w'Imana,
amubwira ibyari bimuzanye, iyo dialogue uko Eva wa kera yaganiye n'inzoka, korama bigatangira, ni nako hari umugore, twimagine ko ntari namenye uwo ari we, waganiye n'Imana, aho kugira ngo tworame, ahubwo tukabona umukiza, ari naho handitse ngo azitwa mwene nyir'ijuru. Biri muri Luka umutwe wa mbere. Biri muri Luka. Ntabwo ari Eva mushya muri generasiyo mu buryo bwo kubyara, ni Eva mushya mu buryo bwo kumvira, bitari ukumvira gusa, kumvira ariko biduha nenge kuvuga ngo ikintu gishya, umuntu mushya udasanzwe. Mu mbabare nabuze Ikinyarwanda, ndimo kuvuga ngo umuntu, ariko Yezu Kristo si umuntu gusa, ni Imana rwose n'umuntu rwose. Biri muri Luka, Ivanjiri ya Luka umutwe wa mbere. Ni passage dukunda, ahantu dukunda gusoma cyane cyane, ariko harimo ntabwo ibitabo se byakwandikwa bigakwira hehe, harimo amabanga akomeye. Hashize amezi 6 ngiye gusoma Luka umutwe wa mbere, duhere ku murongo wa 26. Hashize amezi 6 marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mujyi wo muri Galileya witwa Nazareti, ku mukobwa w'isugi wari asabwe n'umusore witwa Yosefu w'umuryango wa Dawudi. Uwo mukobwa yitwaga Mariya. Marayika aza iwabo aramubwira ati, ndakuramutsa mutoni w'Imana. Ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe. Yumvise ayo magambo arikanga. Nuko nyine Bibiliya irezimye, hano arikanga ni nko kwikubita hasi ukagwa igihumura. Mutoni, kuko Bikira Mariya ntago yari azi ko ari keharitomene, ntago yari azi ko asendereye ubutungane bw'Imana. Kandi nanjye ndabyumva, mbishoboye rwose, mfite ubushobozi, nakubakira umubyeyi wanjye inzu y'umutamenwa y'urutare, ku buryo izira ubuhungabane, ikaba ari inzu yuzuye. Imana ishobora byose niyo yigeneye uwo mwari, iramutunganya, igena ko azaba nka, mbabare ijambo njya gukoresha, nk'umugaragu, nk'igikoresho cyakira umwana w'Imana. Tujya kwisoma ko azira ubwandu, ari intungane. Marayika aramubwira ati, wigira ubwoba. Marayika mu nyumvire vuba, marayika nibo bagiye guhumuriza Mariya ati, wigira ubwoba, iryo zina urarikwiye, wikwiye usuzugura, wikwiye upfobya, humura, ntago ari amarangamutima, ntago mbihimbye, ntago ari amaryarugo, ngiye gukoresha ijambo ry'uburyo urubyiruko, ntago ari imitoma, ntago ari imitoma ndimo kugutera. No, wigira ubwoba Mariya, kuko wagize ubutoni ku Mana. Mwunyumvire, babigarutsamo kabiri, ni ndakuramutsa mutoni w'Imana, barongeye ngo wagize ubutoni ku Mana. Nyamuneka, hari ahantu muri Bibiliya ntagatifu, Bibiliya yera, aho muzajya mubona basubiyemo ijambo kabiri, ukumva Yezu asubiyemo ijambo kabiri ngo ndababwira ukuri koko. Ni henshi babivuga muri Bibiliya. Hariya tujye twitonda, tuvuge tuti ijuru niba risubiyemo ikintu kabiri, biravuga iki? Na hano ni uko marayika aravuga ati, wigira ubwoba Mariya, kuko wagize ubutoni ku Mana, dore igiye gusama inda, ukazabyara umuhungu, maze ukazamwita izina rya Yezu. Azaba umuntu ukomeye, kandi bazamwita mwene nyir'ijuru. Noneho hano Bikira Mariya byaramurenze, koko yari kuvuga ati, mwene nyir'ijuru se gute aho kuba mwene Mariya, mwene Yosefu, abaye mwene nyir'ijuru? Tekereza kuba wakwibyarira umwana ukumva bamwitiriye undi. Azitwa mwene nyir'ijuru, azaba umuntu ukomeye. Nyagasani azamwegurira ingoma ya se Dawudi. Dawudi aje mate, munyumvire nawe, ni amabanga aturenze. Bikira Mariya ntigeze ahariranya ngo avuga, none se Dawudi aje mate, kandi bigiye ku ngo azategeka umuryango wa Yakobo azaje mate ubuziraherezo. Noneho bongeye n'ikindi kintu ngo ingoma ye ntizashira, kandi Yakobo yari yarapfuye, ingoma ye yararangiye. Naho kagira Imana, ingoma ye ntizashira, ugiye kuvuka ingoma ye ntizashira. Nuko Mariya abwira marayika ati, bizashoboka bite, kandi nta mugabo mfite? Marayika aramusubiza ati, Roho Mutagatifu, épouse du Saint-Esprit, Roho Mutagatifu azakumanukiraho, maze ububasha bwa nyir'ijuru bukundikire mu gicucu cye,
ndetse ugiye kuvuka azaba intungane kandi azitwa umwana w'Imana. Donc tu seras fécondé par l'Esprit Saint. Ni Roho Mutagatifu qui va t'épouser. Ni Roho Mutagatifu, ntabwo nakoresha ngo uzakurongora, twabyumva mu bugufi bwacu abantu banyabyaha banyantege dutekereza mu mubiri gusa. No, ni Roho Mutagatifu uzakora ibyo byose bitanyuze mu gikorwa cy'umugabo n'umugore. Ndetse marayika aramubwira ati dore na Elizabeth mwene wanyu yasamiye mu zabukuru kandi uku kwezi no kuwa gatandatu, koko nta kinanira Imana. Mariya aravuga ati ndi umuja wa Nyagasani. Iki gisubizo rero bavandimwe, ndi umuja wa Nyagasani ni igisubizo mu mbabarire cy'umuntu wirunduriye Imana ariko byose atabyumva, avuga ati Imana nikora ibyayo. Mariya umubajije uti icyo gihe ariko Mariya hano uvuze ngo byose bimbeho nk'uko bivuze, byose birondore bishyire ku rupapuro ukore liste, ntabwo yari kubishobora, ntabwo Mariya yari kubivamo, ahubwo yaravuze ati byose bimbeho, nuva umugambi w'Imana wose umbeho. Mariya ntabwo ari Imana, Bikira Mariya ntabwo ari Imana, niyo mpamvu yavuze ati byose bimbeho. Ntabwo yavuze ngo iki n'iki iki n'iki iki n'iki, umugambi w'Imana uko Imana yabigennye bimbeho binyuzurizweho, nuko marayika amusiga haragenda. kuvanga aho ngaho niho abera Eva mushyashya, kuko niho abera Eva mushya, ntabwo ari Eva mushya ku bijyanye na generasiyo, yo kuvuga ngo mu maraso ya Eva ubwo bari mu gisekuru kimwe, ni Eva mushya mu bijyanye no kwikingurira Imana no kwakira ugushaka kwayo. Tunyaruke rero, ngira ngo uyu munsi tubuze kuganira kuri Bikira Mariya gusa kuko afite ibibazo byinshi. Twihute hari tutaza kurambira abantu. Tutaza kurambira abantu. Nari ngiye kukubaza ndetse nyuma y'uko Bikira Mariya abyaye cyangwa se yibarutse umwana ari we mwami wacu Yezu Kristu, nk'umuntu wagombaga gushakana na Yosefu, nk'umuntu Imana yoherereje umumarayika avuga ngo wigira ubwoba ntutinye, akabwira Yosefu ngo ntamusende ntamubenge rwihishwa, ahubwo akomeza amubere umugore. Nyuma y'uko Bikira Mariya abyaye akabyara Yezu, ntabwo nyuma yaho ubuzima bwakomeje nk'umugore n'umugabo kuri Yosefu na Bikira Mariya ngo babe banabyarana. Kandi hari n'ahandi, kuko icyo kibazo ni cyiza, hari n'ahandi banatubwira abavandimwe ba Yezu, bakatubwira n'amazina yabo henshi cyane, ari naho batubwira n'amazina yabo ngo mwene runaka. Reka mbasomere nk'ahantu muri Matayo 13:55 kugera kuri 56, ngo Yezu arangije iyo migani avaho nuko ajya mu karere k'iwabo ahigishiriza abantu mu isengero ryabo, bituma batangara bati ubuhanga n'ububasha bwinshi abikomora he? Uriya si wa mwana wa wamubaje? Nyina ntiyitwa Mariya? Abavandimwe be si Yakobo, Yosefu, Simoni na Yuda? Bavuze bane. Bavuze abavandimwe ba Yezu, Yakobo, Yosefu, Simoni na Yuda. Bashiki be bose ntiduturanye, ahubwo uriya muryango menya Yosefu yabyara abana benshi na Bikira Mariya, turaza kubireba. None se biriya byose abikomora no muri Mariko umutwe wa 6:3 haranditse ngo abenshi ngo bamwumve baratangara cyane bati biriya byose abikura hehe? Akaba umuvandimwe wa Yakobo, Yosefu na Yuda na Simoni. Bashiki be ntiduturanye? Ni henshi navuga henshi. No muri Matayo 12:46 ngo akibwira rubanda, nyina n'abavandimwe be baba bari hanze, bashaka kugira icyo bamubaza bati nyoko n'abavandimwe bawe baragushaka. Ari handi yavuga ngo se mama ninde, abavandimwe banjye ni bande? Bumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza, abo nibo ba mama, abavandimwe, bashiki, gutyo gutyo. Hari ahantu hose yashaka kuvuga ngo igihesha mama ikuzo. Hari abagira ngo Yezu wenda ngo yihakanye hariya mama we, ngo aranshakaho iki, yambyariraga iki? Oya, ahubwo ashaka kuvuga ngo mama n'abavandimwe bawe baragushaka. Ashaka kuvuga ngo igituma mama aba mama kandi akubahwa ni hahirwa bumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza. Niko Yezu yavuze, aba bose bumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza nibo ba mama nibo bashiki banjye. Bivuze ngo
ubuhire, ubutagatifu, ubutungane bwa Bikira Mariya mm, ntabwo abukesha mm, kubyara n'ababyeyi bacu baratubyaye, ahubwo mm, abukesha kuba yarubashye Imana akayumvira, bigatuma mm, abyara none umwana w'Imana. Nicyo Yesu yavuze ati, no, mwe murimo kureba fenomene, mujye kuri essence muri filozofi, murimo kureba kubyara. Mwibuke wa mugore wahagurutse mu bantu, hahirwa inda yagutwaye n'amabere yakonyeje. Ntabwo yavugaga Yesu ati no, hahirwa abumva ijambo ry'Imana. Aravuga ati no, ntabwo ari ukonsa no kubyara, ahubwo byose bituruka mu kuba yarakiriye ugushaka kw'Imana. yego, Dukomeze rero ngiye gusubiza cya kibazo. Twebwe rero abakatolike mm, turavuga tuti nta na hamwe muri Bibiliya, ko kantu karakomeye vraiment, ngiye kuvuga karakomeye cyane, nta na hamwe muri Bibiliya bavuga ngo Yosefu, Simoni, Yakobo na Yuda abana ba Mariya. Never. mm, Nta na hamwe. Haba muri Bibiliya ntagatifu, haba muri Bibiliya yera, hazagira undebera aho bavuga ngo bari abantu bane twumvise ngo na bashiki ba Yezu, aho bavuga ngo abana ba Mariya. Bavuga abavandimwe ba Yezu. mm, Tujye twumva ijambo ry'Imana uko ryanditse akarongo ku karongo. Bavuga ngo ni abavandimwe ba Yezu, ariko ntibigera bavuga ngo ni abana ba Mariya. Aho rero niho hari ibanga. Noneho mu kanya nko mu mibare nderekana abo bantu ni bande, buri wese nerekane nyina ahubwo. Niho tugiye kugera, aho niho hakomereye cyane. Twebwe abakatolika turavuga tuti Bikira Mariya yagumye ari isugi mbere yo gusama umwana w'Imana, mu gihe cyo gusama kuko yasamye ku bwa Roho Mutagatifu, na nyuma yo gusama kuko ni umwari w'Imana, epuze, umugeni wa Roho Mutagatifu. Mvuze ibintu bitatu, bibiri muri byo tubihuza n'abandi bene data. Mbere yo gusama ni isugi, mu gihe cyo gusama ni isugi, aho turahahurira. Ikibazo kikaba nyuma yo gusama umwana w'Imana. Nibyo rero ndimo gusobanura. Njye mvuga ni yamye ari isugi iteka ryose. Mbihera hehe? Tujya mu isezerano rya kera, muri Geneze intangiriro umutwe wa 11:26 kugera ku 27. Twumva amasano. Dore urubyaro rwa Tera, umusaza witwa Tera. Tera yabyaye Aburahamu, abyara Nahori na Harani. Harani yabyaye Loti. Noneho twajya mu ntangiriro 13:8. Sinzi niba abantu murimo kubumva, nsubiye inyuma. Geneze intangiriro 11:26 kugera ku 27. Batubwira abana witwa Tera yabyaye. Harimo Aburahamu waje kwitwa Aburahamu. Uwo musaza Tera abyara witwa Nahori n'uwitwa Harani. Noneho mu ntangiriro n'ubundi 14:12 bafata na Loti umuhungu wabo wa Aburahamu. Loti yari umuhungu wabo wa Aburahamu, wari utuye i Sodomu, kuko Loti yari umwana w'umuvandimwe wa Aburahamu. Noneho mu gitabo cy'intangiriro 13:8 mwumva ukuntu wavuga, ntihagire ikibazo kiba hagati yacu kuko turi abavandimwe. Donc Aburahamu na Loti biswa abavandimwe, kandi ubundi Loti ni umwana wabo, ni nk'uko umwana wa murumuna wanjye ndi se wabo. Ariko hano amwisaba umuvandimwe igihe bavanguraga amatungo. Yaravuze ati ntitugire icyo dupfa kuko turi abavandimwe. Kandi Aburahamu ntavindimwe na Loti, ntagavindimwe na Loti, kuko ise wa Loti yitwa Harani. Twibuke ko Tera yabyaye Aburahamu, abyara Nahori, abyara na Harani, abavandimwe batatu. No, uwitwa Harani umutoya niwe wabyaye Loti. Ariko mu ntangiriro 13:8 twumvise uburyo Aburahamu yise Loti umuvandimwe we. Turagenda twumva uburyo ya masano tugira ngo mushiki wanjye wo kwa data wacu, uriya ni mubyara wanjye wo kwa masenge, uriya ni murumuna wanjye kwa data wacu. Ibyo ngibyo mu Kiyahudi ntibihaba. Ako kantu ko kwa data wacu ni karibu, ahubwo ni umuvandimwe wanjye, ni umuvandimwe wanjye.
niko bisaba buriya kwiga amasano mu kiyahudi ateye ati. ntangiye mvuga ngo nta na hamwe muri bibiliya na hamwe kirazira kikaziririzwa bavuga ngo ba bandi ngo ni abana ba Mariya, bavuga ko ari abavandimwe ba Yezu, ho biranditse ko ari abavandimwe ba Yezu. Dukomeze tujye mu kureba noneho muri Matayo 1:18, dore uko Yezu Kristo yavutse. Nyina Mariya, Matayo 1:18, nyina Mariya yari yarasabwe na Yozefu mu gihe batari abana, aza gusama inda ku bubasha bwa Roho Mutagatifu. Baravuga nyina Mariya, nyina wa Yezu ari we Mariya. Bahita bavuga nyina Mariya, kuri Yezu baravuga nyina Mariya. Ku bandi ntibigira bavuga ngo mama wabo Mariya, Bikira Mariya. Muri Matayo 2:11 ngo binjiye mu nzu babona umwana na nyina Mariya. Ubwo ndi ku ngingo bavuga ngo Yezu n'umwana wa Mariya, nuko barapfukama baramuramya. Muri ibyakozwe n'intumwa 1:14 bose barangwaga n'umutima umwe bagashishikarira gusenga bari kumwe n'abagore bamwe barimo Mariya nyina wa Yezu n'abavandimwe be. Mwumve, Mariya nyina wa Yezu n'abavandimwe be, ntabwo bavuze ngo Mariya nyina wa Yezu akaba na nyina w'abandi aba nabo, ahubwo baravuga ngo Mariya nyina wa Yezu, abandi bakaba abavandimwe ba Yezu. Aho harimo ibanga rikomeye. Dukomeze ku myaka 12. Ku myaka 12 Yezu agiye mu ngoro, yajyanye n'ababyeyi Yerusalemu gusenga. Ukibaza, ku myaka 12 ko bajyanye umwana umwe Yezu, abandi bana babasize ahubwo bari gusiga imfura, kuko icyo cyo tugihuriraho n'abandi bene data. Bari gusiga imfura mu rugo bakajyana batoya basigaranye n'andi abandi, ngo ariko baragiye bajyana na Yezu ndetse aza kuzimira yibereye mu ngoro yasigaye. Kwibaza kuki bajyanye umukuru. No muri Luka umutwe wa 2 umurongo wa 41 kugera ku 45 twakwibaza tuti ese yagize imyaka 12 batari babyarana abandi bana ngo bajyane n'ab'i Yerusalemu? Baringanizaga imbyaro se? Ubuhanga bwo kuringaniza imbyaro bwari bwaraje? None se babasigiye nde? Ko Yezu yatoye intumwa se nyuma, ko turaza kubona no muri babandi bane navuze harimo intumwa yaje kubatora baravutse byari bafite imyaka yiyi. Kansome muri Luka 2:41 ya 45. Uko umwaka utashye ababyeyi be bajyaga i Yerusalemu guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika, nuko umwana amaze kugira imyaka 12 bajyanayo uko babimenyereye ku munsi mukuru. Iminsi mikuru irangiye barataha, umwana Yezu asigara i Yerusalemu ababyeyi be batabizi. Bagenda urugendo rw'umunsi wose bakeka ko ari kumwe nabo bagendana. Hanyuma bamushakira muri bene wabo no mu bamenyi, bamubuze basubira i Yerusalemu kumushaka. Ku myaka 12 nta kanunu na kamwe bavuga ngo habe abana ba Mariya. Ese abo bandi bazavugwa Yezu yarakuze? Yezu yapfuye afite imyaka 33, hagati ya 33 na 33, kandi ku myaka 12 nta wundi muvandimwe batubwira yari yakagiye. Nese bari abavandimwe bandi bane, dore ko bamwe bari no mu ntumwa. Yezu yabatoye ku myaka ingahe? Yezu yatoye abe ku myaka afite imyaka 27, kuko bagendanye imyaka 3. Bavuga ko yapfuye afite imyaka 30, abandi 33, ariko icyo tuzi nuko yabigishije imyaka 3. Ni nk'iseminari yamaze imyaka 3. None se dufate 27, dukuremo 12 ya myaka 12 yagizemo bamujyana mu ngoro i Yerusalemu. Ubwo abandi bavutse yaba yarabatoye bafite 15 bakajya mu ntumwa, byagenze bite? Ikindi muri Yohana 19 murongo 26 kugera ku 27, Yezu arimo gutanga ngo Yezu abonye nyina ahagararanye n'abamwigishwa yakundaga, abwira nyina ati mubyeyi dore umwana wawe. Abwira na wa mwigishwa ari we Yohana dore nyoko. Guhera icyo gihe uwo mwigishwa amujyana iwe. Niba kuko hari bashiki ba Yezu, ni ukuvuga abana ba Mariya, uwo mukobwa yaba ari bwenge ki wabura nibura kujyana nyina ubuze imfura? Abo bana bandi bitwa ba Yozefu, ba Yakobo, ba Simoni, ba Yuda babura kujyana na mama wabo? Yezu akajya kuragiza mama we abandi bantu kwa Yohani? Abo bana baba barananiranye, bose barananiranye rimwe?
barananiranye icyarimwe, byaba byaragenze gute? Ni ikintu kiremereye. Ngiye noneho niba munyemereye kwerekana bariya bavugwa ni abandi, kuko batubwiye abavandimwe ba Yezu amazina yabo bamwe na bamwe. Munyemereye nicyo najyaho mbereke muri Bibiliya abo bavugwa bavuka hehe ni abandi. Nibyo rwose perezida, ejo bundi wari wantesheje umutwe. nagize ngo padiri abanza dusobanure neza kuko haba harimo n'utundi tubazo umuntu ashobora kwibaza kugira arushaho gusobanukirwa, ariko reka akomeze adusobanurire. Reka noneho njye muri Yohani 19 umurongo wa 25, ngo iruhande rw'umusaraba wa Yezu hari hahagaze nyina. Buri gihe bavuga nyina wa Yezu, ariko ku bandi ntabwo bavuga ko ari abana ba Mariya. Iruhande rw'umusaraba hari hahagaze nyina. Hahagaze nanone nyina wabo witwa Mariya muka Kilopa cyangwa se Cleophas. Nyina wabo Mariya muka Kilopa, nyina wabo wa Yezu, na Mariya Madalena. Harahagaze abagore batatu hafi y'umusaraba. Hari Mariya bita nyina wa Yezu, hari Mariya umugore witwa Cleophas, na Mariya Madalena. Ibyo turabisomye muri Jean 19:25. Uyu mugore ni ukuvuga umugore wa Cleophas yari afite abana bitwa bande? Dusome muri Luka 24 umurongo wa 9 kugera ku 11. Bavuye kumva bajya kubitekereza ba 11 n'abandi bose. Hari Mariya Madalena na Yohana ntabwo ari Yohani, Yohana n'umugore. Bavuye kumva bajya kubitekereza ba 11 n'abandi bose. Ngo hari Mariya Madalena na Yohana na Mariya nyina wa Yakobo. Aka kantu karakomeye. Twibuke ko muri ba bavandimwe ba Yezu bavugamo Yakobo. Ba bavandimwe ba Yezu bavugamo witwa Yakobo. Yakobo tubonye mama we. Hari Mariya Madalena. Tukiri aho ngaho bashobora kumwita Yakobo. Bashobora kuba ari babiri batandukanye bitwa ba Yakobo, nk'uko no mu ivanjiri hari Yohana wa mbere, hari Yohana ubutumwa bwiza bwa Yohana, hakaba n'undi Yohana, cyane ko amazina agenda asa. Hariya rero Yohana nubwo bavuga ibaruwa ya mbere ya Yohani, ni Yohana umwe. Ni Yohani umwe wanditse. Ariko muri Bibiliya nk'uko Bibiliya igaragaza ko hari ba Yesu batandukanye, ni nk'uko n'ubundi ashobora kuza witwa Yakobo ari umwana wa Yesu, undi akaba ari undi. Ngira ngo wenda aho ngaho abantu bakwitirana. Yego bakwitirana, ariko kuri Yezu nk'aho ngaho haba ba Yezu batandukanye. Yoshua ni izina ryitwaga, ariko bongeraho Mariya nyina wa Yezu. Turi muri domene ya Bibiliya, tuzi uwo Yezu uvugwa uwo ari we. Noneho turareba n'indi mirongo ya Bibiliya berekana uwo Yakobo, noneho n'uburyo ari mu ntumwa, aho bavuga ngo Yakobo umuvandimwe wa Yezu, Jacques Luminaire. Niho tugiye gukomereza. Nari ndimo gusoma Luka, ngiye ku wundi murongo noneho mwumve. Nasomye kwa Luka 24:9 kugera kuri 11. Mwumve noneho Mariko 16 umurongo wa mbere. Barahita badusubiza, wumve ko ari wa wundi umwe n'ubundi. Tubonye ko hari Mariya nyina wa Yakobo, ari wa mugore wa Cleophas. Tujye kwa Mariko none. Isabato irangiye, Mariko 16:1. Abashaka imirongo bazajya bayandika bisubiriremo babisome. Mariko umutwe wa 16 umurongo wa mbere. Isabato irangiye, Mariya Madalena na Mariya nyina wa Yakobo na Salome bagura imibavu yo kumusiga, nuko mu gitondo cya kare kwa mbere w'isabato bajya kumva izuba rirashe. Aha tuhumve neza ko twumvise ko bagiye kumva ba bagore Mariya Madalena yatekerezaga bari barimo. Bakwibaza, ese uyu mugore ni muntu ukiboneka hose? Uwo Mariya Madalena yatekererezaga nk'uko twabisomye kwa Luka, akongera kugaruka kwa Mariko, se baba ari abantu babiri batandukanye bitiranwa bahurira kuri event imwe? Harimo ikibazo. Wenda ari evenoma, no kuvuga ibikorwa bibiri binyuranye. Uvuga uti hano baratubwira Mariya bari mu mihango yo gusaba no gukwa, ariko abandi bakatubwira Mariya urimo guhinga inyanya. None barimo kutubwira evenoma imwe yizuka, kandi uwo bayitekerereza umuhamya wayo n'uwo barimo kuyibwira ari ababivuga baranyuranye, ari nabo babibwira barimo kubabwira event imwe. Iki ni icyemezo cyo muri Bibiliya nicyo bita témoin.
umuhamya w'ibanze ni gute umuntu umwe ahurirwaho bamugaruka hari abantu babiri, turaza no gusoma ahandi mu kanya, uwo muntu yaba anyuranye se? Aho naho harimo ingingo kandi itwereka ukuri kwabyo. Isabato irangiye, Mariya Madarena na Mariya nyina wa Yakobo na Salomo, tungutse akandi aho, njye mbonye umwe muri bashiki ba Yezu ntashobora kwita umwana wa Mariya Salomo, kuko hari ahantu bavuga ngo n'abashiki be ntitubatunze, ariko mbere bashiki be batubwiye abahungu bane: Yakobo, Yosefu, Simoni na Yuda, nibo batubwiye. None batubwiye umwe mu bakobwa bita bashiki ba Yezu. Tuzirikane ko umugore na emancipation feminine icyo gihe uburenganzira bw'umugore ntabwo bavugaga cyane ngo bagura imibavu yo kumusiga. Nuko mu gitondo cya kare kuwa mbere w'isabato bajya kumva izuba rirashe. Tujye no muri Mariko 15 umurongo wa 47. Nuko Mariya Madarena na Mariya nyina wa Yosefu bitegereza aho bamushyize. Uyu mugore Mariya ahubwo yari afite abana benshi. Tubonye undi. Nuko Mariya Madarena na Mariya nyina wa Yoze cyangwa se Yosefu bitegereza aho bamushyize. Undi muvandimwe abonye nyina. Tumaze kubona Yakobo, tumaze kubona Yosefu, tumaze kubona Salome, ko ari abana ba Mariya muka Kilopa cyangwa se muka Cleofasi. Mu Kiyahudi bakundaga guhina amazina. Ako nanone nkavuge ni nk'uko ngubu tuvuga tujya kuvuga Emmanuel, tukavuga ngo Emi Makurukizi. Emi Makurukizi. Hano muri Espagne baramumagara kuvuga Theophile, babona ari rere Theo Ntikarama. Yosefu, Yozeto. Yozeto muzasanga muri Bibiliya hari aho bamwita Yosefu cyangwa Yozeto. Yozeto ni nk'uko bavuga ngo Ronaldinho mu Cyesipanyoro, ndetse no mu Kilatini uko kugaba ni nko kuvuga ka Yosefu keza, akana keza. Ni uburyo bwo kugabanya udapfobya umuntu, ahubwo ushatse kwereka ko ari akazina keza, umwana mwiza. Ukavuga ka Emmanuel, uraho ka Emmanuel kacu. Twebwe mu Kinyarwanda tugira ngo ni ugusuzugura umuntu, ariko bo mu Kiyahudi ubwari uburyo bwiza bwo guhamagara umuntu mumenyeranye, ntabwo ari akabyinirira, ahubwo ni ukwerekana uburyo uwo mwana umukunda. Dukomeze tujye muri Matayo none. Matayo 27 umurongo wa 55 kugera kuri 56. Aho hari abagore benshi bareberaga kure. Turacyari muri ambiyanse y'umusaraba. Ntabwo nakomeje kugaruka kuri cya kintu abo bantu bahurizaho muri event imwe, mu kintu kimwe, bakamuhurizaho banyuranye bite. Baba ari abantu banyuranye se? Aho hari abagore benshi bareberaga kure. Abo ni abari barakurikiye Yezu kuva muri Galileya bamukorera. Urumva ko none nta kubiteranya, kuko bakurikiye Yezu bamukorera, baramuzi. Nta confusion, n'iki kirasobanutse. Ngo barimo Mariya Madarena, twamwumvise n'ahandi, na Mariya nyina wa Yakobo na Yosefu. Babasubiyemo babana na nyina wa bene Zebedeyi. Yewe certainement nta wundi, uyu yari kuzine wa Mariya, kuko Abayahudi bitaga umuvandimwe gutyo n'umuntu wo kwa so wanyu. Yewe niyo tugiye muri Mariko 15:40 kujya kuri 41 barabivuga ngo hari n'abagore bareberaga kuri, barimo Mariya Madarena na Mariya nyina wa Yakobo muto na Yoze na Salome, ngo bajyaga bakurikira Yezu kandi bamukorera igihe yari muri Galileya. Tumaze kubona deja abavandimwe ba Yezu ko ari abana ba Mariya muka Cleofasi. Tumaze kubona bakeya muri babana. Tumaze kubona Yosefu, tumaze kubona Yakobo, tumaze kubona Salome. Tugiye kwibaza Simoni ni uwande? Turakomeje. Simoni nta na hamwe muri Bibiliya batubwira nyina wa Simoni. Nta na hamwe muri Bibiliya batubwira nyina wa Simoni, ariko c'est normal. Hari igihe kuvuga abana bose. Mwibuke ko no mu muryango wa Dawudi cyagiye bari bamwibagiwe. Igihe yari yagiye inyuma y'amatungo, mwibuka Samweli ajya gusiga amavuta. Bavuze ati bazana abana, bakazana uyu nguyu, ati ntusuye uyu nguyu. Ndetse papa w'abana aribagirwa ati nta wundi none se.
Samweli ati none se kuko nta wundi, nta mwana wundi? Barareba bati yagiye inyuma y'amatungo. Ako kana ka Dawudi bakibuka nyuma. Bashobora kuba baribagiwe Simoni, dore ko eh, dore ko n'ubundi hari igihe nk'umwana muto atavugwaga, atari ukuvuga ngo baramwanga, ahubwo ni icyo bita lo silence biblique. Kuri Simoni ntacyo muvuzeho, simbona mama we muri Bibiliya, ariko nanone ntaho bavuga ko ari umwana wa Mariya. Yego. Ntabwo hanyuma padi, ndumva biri kurushaho kugenda bisobanuka, kugira ngo wenda tutaza no gukora ikiganiro kirekire tuza gusubikira hafi, tuzabaze n'ibindi. Nagira ngo mbaze, ese Bibiliya ibasha kuba direkite ku gusobanura ko Bikira Mariya atigeze aryamana n'umugabo we na Yosefu, cyangwa ibyo ngibyo wenda biri mu buryo buri imaginary kuko batatwereka abana baba barabyaranye? Kuko turabizi ko muri biology umuntu ashobora gushaka kubaka urugo ariko ntagire umugisha wo kuba yabyara, cyangwa se ntabashe kuba yabyara. Ese Bibiliya ibigaragazaho neza yuko Bikira Mariya atigeze abana na Yosefu mu buryo bw'umubiri nk'umugore n'umugabo, cyangwa ntabwo ibigaragaza? niwo mwanzuro ngiye kugeraho. Mu bana bandi bavuga, ntabwo niriwe mvuga kuri Yuda, ariko Yuda hano Jide warabyivugira, niriwe njya kure, niko ngiye kuvugaho gato. Mu ibaruwa ya Yuda ntabwo ari Yuda Isikariyote, ni Yuda wundi utari mu ntumwa. Mu ibaruwa ye iri hafi, abafite Bibiliya, ni hafi y'igitabo cy'Ibyahishuwe, ni akabaruwa gato cyane. Jide aravuga ngo njyewe Yuda umugaragu wa Yezu Kristo, noneho habaye umugaragu, akantu karakomeye. Ntabwo yigeze avuga ngo ntabwo yigeze avuga ngo petit frere wa Yezu, no, njyewe Yuda umugaragu wa Yezu Kristo n'umuvandimwe wa Yakobo. Hano harakomeye. Ahubwo Yuda yigaragarije ko uwo Jide ava inyuma na Yakobo, wa wundi mama we yari Mariya Mukakiloba. Biri muri Jide, ibaruwa ya Yuda, umutwe wa mbere, n'ubundi ni umutwe umwe, umurongo wa mbere. Njyewe Yuda umugaragu wa Yezu Kristo n'umuvandimwe wa Yakobo, bahamagawe kandi bakunzwe n'Imana bakarindwa na Yezu Kristo, nimusenderezwe impuhwe n'amahoro n'urukundo. Hano bahise atangira yivuga, ahubwo atubwira jena yaruje. Njye ntabwo hano nera hasesenguye ngo numve ko yivugira ko afite imwe na Yakobo. Reka njye noneho mu mwanzuro, tumaze kubona bari abana bane. Simoni niwe ntabona, mama we, njye ku mwanzuro nsubiza icyo kibazo umbajije. Yego. Cya mbere ni uko mu Kiyahudi nako muri Bibiliya ni Yezu niwe wenyine Bibiliya yita umwana wa Mariya, nta wundi witwa ko. Abo bandi bitwa abavandimwe ba Yezu. Noneho muri Izayi 44 umurongo wa mbere kugera ku wa 2, Mariya niwe rembo rikinze ry'isugi rizinjirwamo n'Imana yonyine. Ngo nsubize cya kibazo. Mariya, Izayi 44 umurongo wa mbere kugera ku wa 2, niwe rembo rikinze ry'isugi rizinjirwamo n'Imana yonyine. Imana nta n'umwe izabyiganira nawe. Reka mpasome tudahimbada. Nuko wa muntu aranzana no kwirembo dusome Izayi, no, Ezekiyeli, ni Ezekiyeli 44, Ezekiyeli 44 umurongo wa mbere kugera ku wa 2. 44 umurongo wa mbere kugeza ku wa 2. Niba ufite na Bibiliya wahasoma. Reka ndebe Ezekiyeli 44 umurongo wa mbere kugera ku wa 2. Turumva iryo rembo rizinjirwamo n'Imana ryonyine. Twumvise ko Bibiliya hari ibyanditswe direkte, hari n'ibigenurwa bisaba gusesengura, tukumva iryo banga Imana iduhishurira. 44 umurongo wa mbere aravuga ngo maze angarura mu nzira y'irembo ry'ubuturo bwera riri inyuma ryerekeye iburasirazuba, ariko ryari ryugariwe. Uwiteka arambwira ati iri rembo rihore ryugariye, ntirikururwe kandi ntihakagire umuntu rinyuramo, kuko Uwiteka Imana ya Isirayeli yarinyuzemo, nicyo gituma rihora ryugariye. Zahora rikinze. Uyu murongo natangiye mvuga ngo ibyo Kiliziya Gatolika yemera kandi yigisha, hari ibyanditswe ku buryo direkta ako kanya, hari n'ibyanditswe ku buryo bw'incamarenga. Tuzirikane ko isezerano rishya ari ryo ryujuje irya kera kandi rirarisobanura. Ni uko wa muntu aranzana no ku irembo ryo hanze y'ingoro.
ingoro aho Imana ituye. Bikira Mariya niwe ngoro, inda ye ntagatifu niyo ngoro Imana yatuyemo bwa mbere. Ese mwari muzi ko hariya tugira tabernakuro, aho dushyingura isakaramentu ntagatifu y'Ukarisitiya. Bikira Mariya niwe wabaye tabernakuro ya mbere yakiriye umwana w'Imana mu mubiri wa muntu. Niwe rembo ryari rikinze rikingurwa n'Imana yonyine, ngo kandi ntibazarikingura, nta n'umwe uzarikingura, nta n'uzaryinjiramo, kuko uhoraho Imana yaryinjiyemo, rikaba rizahora rikinze. Brezil sinzi niba yitabiriye na koro Brezil, reba Brezil mu kiliziya handi Ukarisitiya iba ishyinguye, hari akazu kaba kubatse ujya ukabona kameze nk'akabati cyangwa se agaseke kwiyubashye dushyiraho agatara fashe ku gikuta. Mu yandi magambo, aho umubiri wa Yezu waremewe muri iyo nda niho twita ingoro ntagatifu. Yego. Nka kuriya tujya mu rusengero, uru ni urusengero, ni inzu y'Imana. Inzu ya mbere y'Imana, buriya inzu ya mbere Imana yatuyemo ya mbere ku buryo bufatika, ariko ni inda ya Bikira Mariya. Mwibuke Bikira Mariya ajya gusura Elizabeth mutagatifu, mwari muzi ko yari asanzwe n'ubundi amugenderera, biri muri mutwe wa mbere, ariko agezeyo byarahindutse. Elizabeth ntabwo yavuze ngo uraho neza akabyara kanjye, yaravuze ati mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye agenderere. Umva urwo ruhinja wagira ngo rwatangiye gutegeka rutari rwanavuka. Kandi Bikira Mariya yagiye gusura Elizabeth agisama, ndavuga Bikira Mariya agisama ubwo ari umutagatifu, mu gihe Elizabeth we yari afite inda y'amezi 6. Ahubwo twakwibaza uti Elizabeth yahuranyije gute inda ya Bikira Mariya abona ko Yezu amutegeka? Ni gute ako kana gategeka k'urusoro gategeka Elizabeth w'umukecuru? Noneho ngo bituma ngo Elizabeth nawe uwo atwite ngo yisimbizanya mu nda ibyishimo. Uwo atwite ni Yohana Umubatiza, Yohana Batista, yari afite amezi 6. Ukibaza ni bite Bikira Mariya ni nawe wenyine, ubona ndimo gusubiza cya kibazo, kwerekana ko yari isugi imbere mu gihe na nyuma yo kubyara. Niwe wenyine only on her, niwe wenyine wiswe umutagatifu atari yava muri ubuzima. Ibi ngiye birandenga, nkumva nkavuga ni Mana uradukunda birenze, turi iki? Bikira Mariya niwe wenyine, abandi twitwa abatagatifu dupfuye. Ubu ntabaza ngo mutekereze, niwe wenyine Imana yavuze ngo usendereye ubutoni bw'Imana, keharitomene wuzuye inema. Niwe wenyine wa mugore waturumbutse mu bantu ati hahirwa abahire abatagatifu. Inda yagutwaye n'amabere yakonkeje, ari Gaburiyeli ahamije ko ari umutagatifu. Ari wa mugore batatubwira izina muri Bibiliya ahamije ko ahirwa. Kandi mwumve, ntabwo icyo gihe Bikira Mariya yari aho Yezu yigishirizaga. Yezu arigisha, noneho umugore ahita ahaguruka ngo inyigisho uduhaye, hahirwa inda yagutwaye n'amabere yakonkeje, ahise amuproklama mu bahire. Mwibuke no muri Luka umutwe wa mbere, Bikira Mariya ubwo yarivuye ngo kuva amasekuruza yose azanyita umuhire. Ntukagira Imana, kuva amasekuruza yose azanyita umuhire, no kuvuga umutagatifu. Bienheureuse azanyita umuhire. Amasekuruza yose, aba ba Teofile b'abanyantege nke, abandi bazavuka bavutse, ntabwo nasingiza abandi bagore baratwa n'ibitabo bitagatifu, ba Ruta, ba Ruti, ba Nawomi muri Bibiliya, ntasingije Bikira Mariya. We ubwe marayika arabyivugira ati keharitomene wuzuye inema. Nawe ubwe arabyivugira ati amasekuruza yose azanyita umuhire kuko nagiriwe ubuntu butangaje. Wa mugore arabihamya, ahagurutse mu bantu giturumbuka ati hahirwa. Yewe noneho na Elizabeth ati mbikesha iki kugira ngo noneho nyina w'umutegetsi wanjye agenderere? Nkaho yavuze ati aya mahirwe ni menshi, niwe rembo vrema. Reka dusomerega no muri Ezekiyeli 34 29 kugera kuri 30. Ngo ndacyavuga ubusugi bwa Bikira Mariya. Nasomye Ezekiyeli 44, njye kuri Ezekiyeli 34 noneho 29 kugera kuri 30. Mwumva aha? No, ndabeshya, ntabwo ari Ezekiyeli, ni Exode iyi mu Misiri. Abadukurikiye mu mbabarire nibeshye.
ahambere ni Ezekiyeli 44 rimwe kabiri, ahandi ni iyimuka Misiri 34 umurongo wa 29 kugera ku 30. Musa amanuka ku musozi wa Sinayi afite mu ntoki ibimanyu bibiri by'amabuye byanditseho isezerano. Ubwo yamanukaga ntiyari azi ko mu ruhanga rwe harabagiranaga kubera ko yaganiriye n'Uhoraho. Aroni n'Abayisiraheli bose babona Musa n'ukuntu mu maso he harabagiranaga, nuko bagira ubwoba bwo kumwegera. Icyo nashaka kuvuga, bagira ubwoba bwo kumwegera uburyo yari asendereye ububengerane bw'Imana, kandi Musa we yari umunyabyaha natwe, yawe yari umunyantege nke. Ni gute Yosefu yari kwegera uwo muntu wigombwe na Roho Mutagatifu? Yosefu bakatubwira ko yari umugabo w'intungane, aratubwira muri Matayo umutwe wa 1. Ntabwo rero yari kujya kubyigana na Roho Mutagatifu niba abantu baratinye kwegera Musa kubera uburyo yari asendereye ikuzo ry'Imana, arabagirana ubutagatifu butungane, yanamaze kuri wa musozi wa Horebu kuri Siyoni kuvuga, bagatinya kumwegera. Mwumve na Aroni n'abahungu be bari abasaserdoti, Abalevi icyo gihe, batinya kumwegera ngo kubera ko yarabagiranaga ubwiza bw'Imana, bagira ubwoba bwo kumwegera. Aha rero niho tuvuga tuti ari ukuvuka kwa Yezu ntikwangije ubusugi bwa Mariya. Ntabwo Yosefu ari we wari kujya guhangara uwigombwe na Roho Mutagatifu, l'épouse du Saint-Esprit. Kandi Bibiliya bahora batubwira ko Yezu Kristo ari we muvuka mbere mu bavutse na muzuka mbere mu bapfuye. Bakatubwira ko Yezu Kristo ari we mwana w'Imana ku bwa kamere, twebwe turi abana b'Imana ku bwa adoption. Cyo kirakomeye, naho nasozereza. Ni ukuvuga umwana w'Imana ni umwe ku bwa kamere, twebwe turi abishingiwe kibyeyi. Yego, ngira ngo wenda ku bakunzi b'umusaraba mwumvishije impamvu Bikira Mariya afatwa nk'isugi cyangwa se umubyeyi utarigeze ugira abandi bana baza bakurikira Yezu nk'umwami n'umucunguzi wacu. Mwumvishije impamvu muri Katolike bamufata nk'umuhire cyangwa se umutagatifu, yafashwe nk'umutagatifu akiriho, nk'uko mwakomeje kugenda mubyumva. Ibyo mwumvishe bitari muri Bibiliya, si uko bitari mu Bibiliya, ahubwo ni uburyo buri indirect bivugwamo, nk'uko twasomye muri Ezekiyeli cyangwa se muri cya gitabo kiri mu isezerano rya Exode, mwibuka Misiri cyangwa se Bibiliya tubyita mu Kuva. Kugira ngo murusheho kubyumva, ariko munyemerere padiri rwose byafashe umwanya uhagije kugira ngo abantu bagende bumva akantu ku kandi, ariko mutwemerere wenda ubutaha tuzakomereze aho twatugeze aha ngaha, tunaganiriza abantu tubabwire ese ko hari abantu batemera ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya ryo bita Assumption, kuko rimwe na rimwe bavuga bati nta Assumption, kuko bavuga bati muri Bibiliya ntabyo tubona. Nyamara nk'uko wakomeje kugenda twereka aho Bibiliya igenda igaragaza buri kimwe cyose mu buryo buri indirect, nabyo abantu bashobora kurushaho kubyumva no kubisobanukirwa kugira ngo umuntu abe azi buri kimwe cyose. Murakoze, nanjye nicyo navuga. Kandi vraiment burya abantu babaciriritse cyangwa babaswa, ntabwo mvuga baswa mu by'ubwenge, nibo abantu baterana amagambo bashwana mu by'ukwemera. Naho iyo abantu bahuriye ku cy'ingenzi kwemera Yezu Kristo bakagerageza gukurikiza amategeko y'Imana, basangira ubuzima, bungurana inama, baganira, buzuzanya. Waza iwacu dusura nkakubaha, naza iwanyu kubasura nkakubaha, ariko twese tuvuga tuti turasenga. Mwumvise no gutangira dusenga, nakoze isengesho ryaduhuza, hari ikimenyetso cy'umusaraba, yego, ariko turi abana b'Imana, turi abavandimwe, kandi twagiriwe amahirwe akomeye kuba twaramenye Yezu Kristo. Numva icyo gikomeye. Yego. Aha, reka rero tubashimire cyane, hanyuma dusubize umwanya umukozi w'Imana Emi Pro kugira ngo aze kudusoreza ikiganiro, wenda twizeza n'abantu badukurikiye yuko tuzakomeza kugenda dusobanurirwa cyangwa se turushaho kumenya bimwe mu byo abantu bibaza. Ntekereza ko wenda n'abakristo muri kiliziya hari bimwe baba badasobanukiwe, ushobora kumubaza nk'uko nagiye mbaza Emi Pro akambwira ngo ubumenyi ntabwo mfite, akaza kubitabaza. Nanjye
nanjye ntaguciyemo, nanjye ntago nzi byose, ndarwana rugamba kugira ngo nsome Bibiliya, menye ukwemera. Nanjye numvise kiriya kiganiro, hari byinshi mwanyunguye, ahubwo bituma noneho njya gucukumbura muri Bibiliya kuko naracyumvise. Ukwemera ubuzima bw'Imana ni inyanja ngari 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 cyane. Nta wahobera Imana yose yose ngo yirangize. Imana ni umushobora byose, niyo mpamvu hari icyo nkwigiraho, hari icyo unyigiraho, twese tukuzuzanya. Yego. Pro ni karibu. Murakoze cyane. Plaisir arakoze. Icya mbere ndashimira Imana ko yagennye ko uyu munsi ubaho, ariko yari yarabyennye kuva kera na kare. Padiri, buriya ni ikintu gikomeye no munsi iyi ni coincidence ikomeye. Kugira ngo menyane na Padiri narabanje menyana na Plaisir. Hari ibyo twaganiriye n'ubundi arambaza arampata ibibazo birananira, Imana itwohereza Padiri kugira ngo abidufashe. Tubanza kujya dukorera kuri channel y'ibanga ry'ukwemera n'iwanjye, none uhoraho yagennye ko tujya ubutumwa bukomereza hano kuri Zaburi nshya. Tukaba turi kumwe na wa Plaisir noneho uduhata bya bibazo. Kandi Plaisir nkamushimira ko ari umuhanga, akubaza ibibazo ko kumva ari ibibazo biri seriye, bikwiriye guhura na Padiri Tofili kugira ngo bibone igisubizo. Ntangundi. Rero ndamushimiye Plaisir ko yigomwe uno mwanya, na Padiri nawe turamushimiye ko adufashije. Ndi kugenda ndeba n'amakomenti bavuga ko rwose nta wundi muntu ukwiriye gusubiza ibibazo bya Plaisir uretse Padiri. Noneho nk'uko abivuze, ubwo urugendo rurakomeje, hari byo kuri Assomption, hari n'ibindi yambajije ku batagatifu, roza mu purgatori no kujya mu muriro w'iteka n'ibindi byinshi. Sibyo Plaisir? Yego, birahari byinshi cyane Padiri azanye adufashamo gusobanukirwa. Nimuzashaka nzabakora n'ikindi kiganiro, ni iki Kiliziya Gatolika yigira ku madini yandi, ku matorero yandi kuri bene data. Cyiza cyane. Kuko turuzuzanya. Niyo mpamvu no mu kwezi kwa mbere, iyo turi hafi kwizihiza umunsi mukuru w'ihinduka rya Pawulo, tugira ubumwe bw'amadini. Ubumwe bw'amadini ya Gikristo ni gute twakuzuzanya, ntitube muri za mpaka za ngo turwana, ahubwo tugasobanukirwa, tugacukumbura, bityo tukaba twese abana b'Imana. Twasoza n'isengesho munyemereye. Plaisir yadusengera, noneho nkabaha umugisha wese. Yego. Reka dusenge. Mana Data twese ushobora byose, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye cyane ko wabanye natwe muri uyu mwanya, twarimo tuganira, twarimo twungurana ijambo ry'Imana, kuri rimwe tutagiye dusobanukirwa, kugira ngo turusheho kumenya icyo Imana yandikishije mu kanwa k'abahanuzi. Ndakwinginga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo tworeze Roho Mutagatifu arushaho kudusobanurira ibyo twe nk'abana b'abantu tutabasha kumenya, ariko ibyo byose bitume turushaho kubana no kubahisha, kuko Bibiliya iravuga ngo icyatumye Yesu Kristo aza mu isi ni ukugira ngo aduhe ubugingo ndetse aduhe bwinshi. Impamvu Bibiliya yaduhawe ni ukugira ngo turusheho kugenda twezwa nayo, turusheho gutunganywa rwose tugeze ku kigero cya Kristo. Dushoboze rero kugira ngo ibyanditswe byose mu kanwa k'abantu turusheho kubisobanukirwa nk'uko Imana ishaka, ariko biduhindure rwose abo Imana ishaka ko tubabo mu izina rya Yesu. Dusengeye abantu bose bumvishe kino kiganiro kugira ngo Roho Mutagatifu abasure, abaganirize, kandi abaye kurushaho kumenya ibiruta ibyo twebwe twaganiriye. Bisenze gutyo nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Ineza ya Nyagasani duhoreho, natwe kandi amizero yacu ahore ashingiye muri Yesu Kristo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Amen. Murakoze. Murakoze cyane.